Ese wari uzi ko ushobora kugura ikibanza kimwe kigafasha kubaka inzu yo guturamo ndetse n'izindi zizajya zikwinjiza amafaranga buri kwezi? Uyu munsi ndakwereka amahirwe adasanzwe yari ari i Muhanga muri site ya Ruli, Mudugudu wa Kavumu. Niba ushaka ishoramari rifite inyungu nyinshi, videwo ni iyawe, nkurikira. Iki kibanza giherereye ahantu heza cyane muri site ya Ruli, ahitwa i Kavumu, ahantu hari gutera imbere cyane. Hari neighborhood nziza, ibikorwa remezo biri kugenda byiyongera ndetse hari kugenda hazamurwa amazu meza y'ubwoko butandukanye buri munsi. Ikindi cyiza cyane, ahantu hari view nziza cyane iyo uhagaze uba uri ahantu hitaruye kandi hatuje, bigatuma habera heza gutura no gushora imari. Iki kibanza gifite ubuso bwa metero kare 693. Ni umwanya munini cyane ushobora kugufasha gukora byinshi. Nk'uko mubibona, iki kibanza gifite ibice bibiri by'ingenzi. Igice cya mbere ni iki gihinzemo icyibo. Aho ushobora kuhakoresha wubaka inzu nziza yo guturamo wowe n'umuryango wawe, kuko ni ahantu hatuje kandi heza. Igice cya kabiri ni iki kibanza kirimo ibijumba, kiri ku muhanda, ni ahantu hari amahirwe akomeye cyane. Ushobora kuhakoresha wubaka inzu y'ubucuruzi y'imiryango 3, bikajya bikwinjiza amafaranga buri kwezi. Bivuze ko ushobora kugira aho uba naho winjiza amafaranga icyarimwe. Noneho reka tuvuge ku kintu cy'ingenzi, igiciro. Iki kibanza kinini kingana gutya, kiri ahantu heza, gifite amahirwe yo kubyara amafaranga. Kiragurishwa kuri miliyoni 8. Mu by'ukuri, aka ni agaciro kari hasi cyane ugereranyije n'inyungu ushobora kuvana muri iki kibanza muri iki gihe kiri imbere. Ni amahirwe ku muntu utekereza kure, ushaka kubaka umutungo. Ikindi cy'ingenzi gituma utagomba guhangayika ni iki kibanza gifite icyangombwa cyihariye. Nukigura turahita kubikora mutation vuba na bwangu, uhite uba nyiracyo mu buryo bwemewe n'amategeko. Nshuti yanjye, amahirwe nk'aya ntatinda ku isoko. Niba ushaka gutura neza no kugira ishoramari rikwinjiriza amafaranga buri kwezi, ikibanza nicyo gisubizo. Hamagara kuri iyo nimero ubona kuri sikirini yawe, Hotline 2050. Turahari ngo tugufashe kubaka ejo hawe.